Bakunzi ba Bivugwe TV mwongeye kwirirwa neza, ndagusuje cyane wowe ubanye natwe bwa mbere hano kuri Bivugwe TV. Niba ari ubwa mbere rero hageze ibuka gukanda subscribe umaze ukore no kunzogera kugira ngo ibiganiro byose bitambuka hano kuri Bivugwe TV ujye byumva mu ba mbere kabisa. Turabyishimiye cyane ko ubaye umunyamuryango wacu hano kuri Bivugwe TV. Mu by'ukuri aka kanya tuje mu makuru agezweho. Ingabo za M23 zikomeje kugenda zisukura umujyi wa Goma by'umwihariko. Mu by'ukuri rero hagaragaye amashusho izi ngabo za M23 ndetse n'abayobozi bakuru b'uyu mutwe wa M23 banyura mu mujyi wa Goma. Zari imodoka nyinshi cyane zishoreranye ziri kumwe n'abasirikare barinda abayobozi ba M23. Bigaragara ko umujyi wa Goma nawo wari wuzuyemo umutekano udasanzwe ndetse hari huzuyemo abasirikare ndetse n'imbunda, ariko mu by'ukuri icyo bari bagamije ni umutekano ndetse mu by'ukuri no gukomeza gusukura uyu mujyi nk'uko byagaragariye amashusho. Ku bantu baheruka uyu mujyi wa Goma mbere y'umwaka, kongera kureba uyu mujyi wa Goma ukitegereza neza uhituma ko hari impinduka nyinshi zabayeho nyuma y'uko haheruka kuvugira amasasu menshi. Ibikorwa remezo byari byaramaze gusenyuka, ariko ubu ngubu mu by'ukuri imihanda imaze kubakwa, irasukuye, isa neza ku buryo harimo n'abaturage birirwa basukura imihanda, akaba ariko kazi bahemberwa. Ibi byose rero bakaba babikesha ingabo za M23 mu by'ukuri. Ngaho rero cyari igitondo cy'umugisha cyane ku baturage batuye hariya mu mujyi wa Goma, nyuma yo kongera kubona ingabo za M23 zuzuye hariya muri iriya mihanda, nyuma y'uko nyine amahoro yongeye kuboneka, dore ko nta n'ibisasu biheruka kongera kuhavugira nyuma gato y'aho bamaze gufatira uyu mujyi. Mu by'ukuri nyuma y'intwaro M23 yamaze kuba igeza hariya mu mujyi wa Goma zicunga umutekano ndetse n'izo kwifashisha igihe cyose haba habaye urusaku rw'amasasu rutunguranye. Mu by'ukuri M23 yamaze gutangaza ko n'ubundi ikomeza kugenda igura intwaro karundura mu buryo bwo kugira ngo bikomeze kugenda birushaho kumera neza. Mu by'ukuri leta ya Kongo cyangwa se ingabo za FARDC igihe urugamba rwari rushyushye, hari intwaro zimwe na zimwe bagiye bata abakirukanka, maze M23 igihe yari irimo gukora amasuku izi ntwaro zose yagiye izitwara, ndetse hari n'imodoka nyinshi yewe ni byinshi abarwanyi cyangwa se izi ingabo za FARDC, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyine zagiye zita ibintu byinshi, maze M23 ikaza tora. Benshi rero bakomeje kubona ko M23 yaba yihagije ku bikoresho bitewe n'uko yabashije gukura mu butaka ingabo za FARDC, maze M23 igahita yashinga ibirindiro. Bahise bavuga ko rero bafite ibikoresho byinshi bihambaye. Umuvugizi wa M23 mukuru we yamaze gutangaza ko mu by'ukuri ibyo barwanishije ari ibikoresho bike barwanishije, ahubwo bakoresha n'ubwenge bwinshi. Ahubwo bamaze gutangaza ko abagiye kongera ibikoresho maze bakagura byinshi, harimo n'ibifaru biremereye, imbunda zirasa kure ndetse n'imbunda zisama ibisasi igihe cyose inyeshyamba cyangwa se igihe cyose ingabo za FARDC zaba zibarasheho, bakaba bazimye ibi bisasu hatagize umuturage mu by'ukuri wongera gukomereka hariya i Goma. Ni ibitwaro biremereye cyane rero bamaze gutangaza ko bagiye kugura, nubwo batarabishyira mu bikorwa neza, ariko n'ubundi bakomeje kugenda bagura intwaro zimwe na zimwe zo kwifashisha ku rugamba, ndetse bamaze no kugenda bagura intwaro zimwe na zimwe zisimbura izindi mu by'ukuri zaba zarangiritse igihe bari ku rugamba, ndetse yewe zimwe na zimwe mu zoroheje zikaba zanatangiye kugera hariya mu mujyi wa Goma. Ni mujyi amahoro yo yamaze kuba ikidendezi hariya i Goma, aho umuturage asigaye akora mu gitondo agataha ku masaha y'umugoroba nta umwenderanyije. Ni mu gihe rero ubwo M23 yari itarafata hano, umuturage yamaraga gukora ubucuruzi cyangwa se afite amafaranga ye akabona abasirikare bamuguyeho, maze bakamugabaho igitero, utwo yacuruje twose bakadutwara. Ibi ntago biheruka nyuma y'uko M23 rero
yamaze kwigarurira ahangaha. Ikindi nababwira nuko iminembwe umukecuru urengeje imyaka 70 y'amavuko yamaze guhitanwa n'igisasu mu by'ukuri cyaturitse ahagana mbere ya saa sita kuri uyu munsi. Uyu mukecuru rero biravuga ko yaratuye iminembwe igisasu cyaturitse, bivugwa ko cyamaze kuraswa n'ingabo z'u Burundi nubwo bitaremezwa neza, ariko uyu mukecuru akaba yamaze kwitaba Imana, ndetse bakaba bakomeje gukorwa n'iperereza mu by'ukuri ku ngabo zayo mu 23, dore ko zavuze ko zikeneye amahoro muri Kongo yose, ndetse binabaye ngombwa ko iki gihugu cya Kongo bahita bakigarurira maze amahoro akaboneka. Icyo bashaka ni ukugira ngo basendereze amahoro hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri iyo uganiriye cyangwa se ukumva abayobozi bayo mu 23 bavuga ko mu by'ukuri icyo bashaka ari amahoro, ndetse bibaye ngombwa ko n'igihugu cyose cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyine bagifata kugira ngo babashe gusenderezamo amahoro. Ni mu gihe muri iki gihugu habarirwamo imitwe y'iterabwoba irenga 200 mu by'ukuri, kandi buri munsi irwana uko bwije nuko bukeye bidasubirwaho. M23 yo yamaze gukaba umujyi wa Goma, nta n'ibisasu biheruka kuvugiramo. Mu by'ukuri igihari nuko bakomeje kugenda bagura intwaro zo kwifashisha ku rugamba, ndetse bagakomeza no kugura n'izindi ntwaro zikomeye harimo n'indebakure, izirasakure, kandi bakomeje mu by'ukuri abasirikare baye mu 23 bakomeje guharanira amahoro hariya Igoma, ndetse n'ahandi hose harimo na Uvira, n'ahandi hose mu by'ukuri babashije gushinga ibirindiro. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuri M23, dore ko ari nabyo baba baharanira. Ariko nk'uko nkomeza kugenda mbivuga, nubwo M23 yamaze gufata ahangaha, ntibivuze ko n'ubundi amasasa atavuga umunsi ku munsi hirya y'aho M23 yamaze gufata mu by'ukuri.